Hallelujah. Amen. Ndabashuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu I Kristo. greet you all in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Amen. Nezerewe Imana mu mutima wanjye. I feel happy in my heart. Kandi ndizera ko nawe unezerewe. And I know it's the same for you. Mumfashe rero dufatanye kumva ijambo ry'Imana yaduteguriye. Helping me to share the word of God. Ijambo ry'Imana rimfashe kandi nawe rigufashe. And may the word help you and help me. Reka ndirimba akaririmbo gatoya. I'll sing a short song Niko gakubiyemo ijambo ry'Imana tugiye kuganira. which comprises the word that we're going to learn today. Mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo, Mwami Yesu ndifuza kubimishurira, kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata, ejo aho ntazavaho nibeshye ubugingo. Mbese izina ryanjye ryanditse mu gitabo, Mwami Yesu ndifuza kubimshurira, kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata, ejo aho ntazavaho nibeshye ubugingo. Kumenywa n'abakomeye ntacyo byamarira, kumenywa n'abakuru nabyo akamaro. Icyo nkwiriye kumenya cya mbere nukumenywa na Yesu maze akanyandika. Mbese izina ryanjye ryanditswe mu gitabo, Mwami Yesu ndifuza kubimishurira, kugira ngo menye uko nkwiriye kwifata, ejo ntazavaho nibeshye ubugingo. Hallelujah. Imana yacu itugirire neza. May God be with us. Umutwe w'ikigwa cyacu cy'uyu munsi. The preaching of today, the title. Ndakubaza nanjye nibaza. I ask a question and ask you a question. Mbese amazina yacu yanditse mu gitabo cy'ijuru? Is your name written in the book of heaven? Hallelujah. Amen. Tujya dukora ibikorwa by'Imana. We do works of God. Tukaririmbira Imana. We sing. Tukaba mu mwanya wo gusenga Imana. Be in the presence of praying to God. Tukavuga ubutumwa. And we preach the word of God. Mbese tugakora imirimo myiza yose. We do so many things in the church. Tugatanga amaturo. We give. Tugasengera abarwayi bagakira. We pray for those who are sick and they got healed. Mbese ibintu byinshi tukabikora bikemera. Hallelujah. We do all these things. Ariko nubwo dukora ibyo byose, but though we do all these things, icyambere nukumenya yuko tubikora dukiranutse. We must know that we are doing this in a straight way as Christian. Tukamenya yuko tubikora twitandukanya n'icyaha. Doing it and being away from the sin. Kugira ngo amazina yacu agume yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. So that our name remain in the book of heaven. Hallelujah. Amen. Kubera ko ari ijambo rifungura rero tudatinze. I won't delay. Reka dusome muri Luka. Let us read in the book of Luke. Ibice 10 umurongo wa 20. Chapter 10 line 20. Luka ibice 10 umurongo wa 20. Chapter 10 line 20. May Evangelists read for us.
Dusome mu izina rya Yesu Kristo hariya muri Luka 10 ku murongo wa 20 haravuga ngo ariko ntimunezerezwe nuko izo mpwemu zibumvira yamara munezerezwe nuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. Amena. Amen. Ngo ariko nimwishimire yuko abadayimoni babumvira. Nevertheless, do not rejoice that the demons respect you, ahubwo mwishimire yuko amazina yanyu yanditswe mu ijuru. but rejoice that your names are written in heaven. Hallelujah. Amen. Nanjye nkuzaniye ijambo rivuga ngo I brought you the word that say, nawe wishimire ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. you must be pleased, rejoice that your name is written in the book of life. Nubwo wakora ibintu byose bikagenda neza, Even if you do things and it all go well, ariko icyambere ni ukumenya ko izina ryawe ryanditswe. but what is important is to know that your name is written in the book. Hallelujah. Amen. Aya magambo na magambo Yesu Kristo yabwiye intumwa yari yatumye. These are words that Jesus shared to his disciples Ubwo zari zigarutse nyine zivuye gukora imirimo. when they were returning from doing works. Ubwo nyine zaje zivuga ati natwe turakaze turasenga n'abadayimoni batwumviye barahunga mu izina ryawe. They came with arrogance that we pray and the demons are subject to us. Ati n'abadayimoni baratwumvira ati turakomeye. Even demons, they are subject to us. Hallelujah. Amen. Nawe ushobora kubivuga kuko wakoze ikintu gikomeye ukaba wabyishimira. You may say that and rejoice and say I'm a great person. I have a connection with God. Ni byiza kubyishimira nyine ko wakoze ikintu cyiza. It is good to rejoice in it. Ariko But ukamenya ko izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. important is to know that your name is written in the book of life. Hallelujah. Amen. Ikintu gituma amazina yacu atandikwa ni icyaha. What makes our name to miss in the book is a sin. Reka rero dukore imirimo y'Imana yose dukiranutse. Let us do the work of God in a straight way, in a served way. Hallelujah. Amen. Birashoboka ko umuntu aba yanditswe mu gitabo. It is possible for a person to be written in the book. Kubera ko iyo umuntu yihannye akakira Yesu Kristo umwami n'umukiza we. Because when you repent and receive Jesus as your savior, urandikwa. You are written in the book. Wandikwa mu gitabo cy'ubugingo. You are written in the book of life. Iyo wemeye ko wacumuye kuri Yesu ukihana. When you accept Jesus and repent, ibyaha byawe ukabikuraho. You remove your sin. Urandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Your name is written in the book of life. Hallelujah. Amen. Nkuko iyo umuntu avutse mu isi, the same way when a person is born, arandikwa mu bitabo by'ubute bya leta. Your name is registered in government documents. Niko rero niyo uvutse ubwa kabiri ukakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe. This is the same like when you receive Jesus as your savior. Urandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Your name is registered in the book of life. Hallelujah. Amen. Ariko rero umuntu ashobora kwandikwa. But a person can be written. Ariko igihe kikagera, but at a time, agakurwa muri icyo gitabo is taken away from the book. Ni ikirayo gishobora gutuma ukurwa mu gitabo. What can make your name deleted in the book of life? Ni icyaha. It's a sin. Hallelujah. Amen. Ijambo ry'Imana rirabitubwira mu gitabo cyo kuva ntago turi bwirwe tuhasoma. The word of God talks about it in the book of Exodus. Kuva ibice 32. Chapter 32. Umurongo wa 33. Line 33. Hallelujah. Amen. Haravuga ngo uncumuyeho wese niwe nzahanagura mu gitabo cyanjye. It says whoever commits sin against me will be deleted in my book. Hallelujah. Amen. Ucumuye avanwa mu gitabo. Whoever commits sin is deleted in the book. Ushobora kwibwira ati narandikishije izina ryanjye riranditse. You may believe or say that your name is written in the book of life. Ugakora ibyo wishakiye ntacyo witayeho. You do whatever you want without any problem. Umenye ko igihe utihannye n'ubundi izina rihanagurwa. But remember, if you don't repent, your name is deleted. Hallelujah. Amen. Nkuko ijambo ry'Imana ribivuga ngo uncumuyeho. The word of God is say whoever commits sin against me. Ngo niwe nzahanagura mu gitabo cyanjye. Is the one who gonna be deleted in the book of life. Hallelujah. Amen. Na magambo Imana yabwiye Mose. These are words that God told Moses.
ubwo abisiraheli bari bacumuye, when the people of Israel had committed sin against God, biremeye ikigirwamana, when they created their God, igihe bari basigaranye na Aroni, when they remained together with Aaron, noneho Mose aravuga ati njye gusabira ubu bwoko bwanjye imbabazi. then Moses climbed the hill to go and seek forgiveness to God. Noneho abwira Imana ati Mana ati rwose nutababarira ubu bwoko ahubwo umpanagure mu gitabo He told wanditse. God, please, if you don't forgive these people, it's better you delete my name in the book. Nibwo Imana yamubwiye ati uncumuyeho niwe nzahanagura mu gitabo Then cyanjye. God responded to Moses saying, whoever commits sin against me is the one whom I delete in the book. Hallelujah. Amen. Reka rero dukomeze dufate agakiza kacu neza Let's continue to hold tight our salvation nk'uko tumaze iminsi tubyigishwa. like it has been being taught in the past days. Twirinde icyaha n'igisa nacyo, Let's stay away from sin. kandi nimba twacumuye twihane Even if we sin, remember to repent, kugira ngo amazina yacu agume yanditse mu gitabo so cy'ijuru. that our name remain in the book of life. Hallelujah. Amen. Abumvishe ijambo ry'Imana, Imana Those who heard ibahumugisha. the word, may God bless you. Turagushimiye Uwiteka Imana yacu, turakunezerewe isaha nk'izi, wagize neza kutuzana mu nzu yitiriwe izina ryawe, uduhaye ijambo ryiza, ijambo ritunga ubugingo bwacu, wongeye kutwibutsa Mana yuko tugomba kwandikisha amazina yacu mu gitabo cy'ubugingo. Reka rero Mwami Imana ugenderere buri umwe wese uri aha hantu, ugenderere imitima y'ubwoko bwawe, buri wese aho yavuye akagwa yongera yibuke, maze yongere kwandikisha izina rye. Reka Mwami Imana kuri iyi saha n'uyu munota ntihagire uba umuhombe, ntihagire utaha uko yaje. Reka ijambo ryawe rishinga imizi mu mitima yacu, rigira icyo rikora rikireme kandi rigikomeze, kuko uri Imana iberi hose icyarimwe, ngo nta cyaha utabasha kubabarira. Iyo umuntu aguciriye bugufi uramubabarira ukamugirira neza, kandi Data wera wo mu ijuru, imbabazi zawe zihoraho iteka, turaziringiye rero. Reka zibe kuri twebwe twese Mana. Urakoze, turagushimiye kubyumvise, kandi turagushimiye ku mwanya mwiza wabanye natwe Mana. Twukomeje tukwereka Mwami Imana n'ukurikiyeho, kugira ngo ukomeze kubana nawe umwuka wera bane nawe, bwiza bwawe bumuzenguruke, cyubahiro cyawe kimugote. Reka ntabari we, ahubwo izina ryawe rigaragare muri we. Urakoze Mwami mwiza, tugushimiye ibyabaye, tukuragije ibiri imbere, kandi turinginze ibyo ushaka n'ibyo ushima ari byo bibaho. Tubisabye twizeye izina ry'Umwana ukunda Yesu Kristo. Amen.